Yesu ashimwe bene data bashiki banjye muri Yesu Kristo. Reka twigane amagambo makeya atubwira dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Niwo mutwe w'ikigwa cyacu cy'uyu mugoroba tugiye kwigana. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, Mukiza mwiza udukunda, turagushimira imbabazi zawe zitarondoreka ziba kuri twebwe. Kuba utugejeje muri uyu munsi turi amahoro, ubishimirwe Yesu. Ngaho rero bana natwe mu magambo make tugiye kwiga aturuta imyaka, turakwinginze kugira ngo uyandike mu mitima yacu, kandi ujye udutera kugira inzara n'inyota byo gusobanukirwa n'ijambo ryawe, kugira ngo buri muntu wese ugukunda azaboneke mu banesha. Ngaho rero tubere byose muri byose mu kanya gatoya tugiye kumara. Umwuka wawe ukomeze gukorera muri buri wese uzumva iki kigwa, natwe abari kucyumva, kugira ngo duhindurwe, kuko umwuka wera niwe wemeza umuntu icyaha kandi akaba umujyanama. Ndakwinginze rero ngo umwuka wera akorere muri twebwe, byose tubisabye twizeye izina rya Yesu. Urakoze, amen. Nk'uko mbabwiye, tugiye kwigana amagambo atubwira ngo dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Gushaka Uwiteka, mu by'ukuri njye nawe turasabwa gushaka Uwiteka. Yesaya 55 umurongo wa 6 aba ari wo duheraho. Haravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, ukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukire Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukire Imana yacu kuko izamubabarira rwose pe. Erega ibyo nibwira si ibyo mwibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye, niko Uwiteka avuga. Nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Imana itugirire neza. Nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Dufite amagambo menshi y'Imana atubwira muri Bibiliya Uwiteka ahagaze ku rugi. Uwiteka yicaye ku ntebe y'imbabazi. Arashaka ko njyewe nawe tumutakira, tumutabaza, maze tugahabwa imbabazi. Rero muvandimwe, mushiki wanjye, reka njye nawe dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, tumwambaze akiri bugufi, kuko ubu ngubu n'avoka wacu aratuburanira, ariko mu bihe biri imbere azaba ari umucamanza, kandi ntaho ahishwa namba. Ibintu byose abishyira ku mugaragaro. Rero ndakwinginga, nanjye niyinginga kuko sinsigaye, kugira ngo njye nawe dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Abantu benshi bahugiye mu gushaka ubutunzi, ariko Yobu 22 umurongo 21 haratubwira ngo noneho iyuzuze nayo ubona amahoro, nibwo ibyiza byose bizakuzaho. Rero kwiyuzuza n'Uwiteka, ibyo ushaka byose ukaba ufite Uwiteka ari we wagize nyambere, ni iby'agaciro. Ndakwinginga, nanjye ninginga, kugira ngo bavandimwe nshuti zanjye dushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Ubutunzi buzarangira, ibintu bizashiraho, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rizavaho akanyuguti na gato. Amategeko yayo ntazavaho akanyuguti na kamwe. Ni iby'umugisha gushaka Uwiteka, ni iby'umugisha
kugira Uwiteka mu mitima yacu. Reka dusome muri Luka igice cya 5, ntago ndi bubatindire nuko nabivuze. Luka igice cya 5, hagere Luka igice cya 5 umurongo wa 31 n'uwa 32. Hari kutubwira ngo Yesu ahamagara Lewi umukoresha w'ikoro. Aratubwiye ngo Yesu arabasubiza ati, abazima si bo bakwiriye umuvuzi keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha ngo bihane. Umuvandimwe wanjye, nshuti yanjye, nshuti ya Yesu, umurwayi ni wowe ukeneye muganga. Ndashimira Yesu wadukunze urukundo rutarondoreka, ubwo yazaga kunshaka ndi umunyabyaha, akifuza yuko nanjye mba mu rugo rwa Data, akifuza yuko njyewe nawe tuzaboneka mu baneshi. Rero dushima Uwiteka ko yaje kudushaka twebwe b'abanyabyaha. Niba ubyemera nanjye mbyemera, dushima Uwiteka ko yadukunze. Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 aratubwira ko kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Sa nk'uvanamo ko yakunze abantu bose, use nk'uvuga izina ryawe, kuko Imana yakunze Patrick cyane, kuko Imana yakunze wowe nanjye cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aha rero muri Luka aratubwira ngo Yesu arasubiza ati, abazima si bo bakwiriye umuvuzi keretse abarwayi. Sinazanywe no guhamagara abakiranuka keretse abanyabyaha ngo bagire bate, bihane. Urahamagarirwa kwihana, nanjye ndahamagarirwa kwihana, kandi intege nke zanjye Uwiteka yiteguye kumbabarira, yiteguye kunkiza icyaha n'igisa nacyo. Reka dusome muri Mika igice cya 6 umurongo wa 8, twumve uko hatubwira. Aravuga ngo, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Yewe mwana w'umuntu we, urabwirwa nanjye ndabwirwa. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka, no gukunda kubabarira, no kugendana n'Imana yawe wicisha bugufi. Turaza amagambo y'Imana atubwira kubabarira 77, inshuro 490. Kubabarira ni ikintu kitugora cyane keretse Yesu adushoboze. Ni Yesu wenyine washoboza, ni Yesu wenyine wagushoboza, kubera ko kubabarira ni ikintu kitugora, ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Reka ndirimbe indirimbo ntoya ya 26 iri kutubwira, reka nyigereho. Indirimbo ya 26 iri kutubwira, ifite amagambo meza. Ubu njukondi nta kindi cyankiza, ndokoresha amaraso yawe, nitabye ijwi ryawe rimpamagaye, ndaje ntama y'Imana ndaje. Njukondi nyakira ubu ngubu Yesu, nyeza umutima nyir'ibyaha, wowe nyiramaraso akiza rwose, ndaje ntama y'Imana ndaje. Njukondi mbuyerezwa n'ubugome,
njyananizwa nuko ndi intebyi, mfite ibindwanya byinshi binshogoza, ndaje ntama w'Imana ndaje. Nje uko ndi umuhanya ndi n'impumyi, gutungana mbikesha wowe, ibyamboneza nabibona iwawe, ndaje ntama y'Imana ndaje. Nje uko ndi nizigiye kunyakira, nizeye isezerano ryawe yuko uzankiza kandi uzamboneza, ndaje ntama y'Imana ndaje. Nje uko ndi guhamya urukundo rwawe ko rwambohoye ingoyi zose, uhereye ubu mbaye iwawe rwose, ndaje ntama y'Imana ndaje. Iyo ndirimbo turayizi, murayizi, reka nawe uzayitekerezaho amagambo ari irimo maze wibaze nanjye nibaze. Reka dusome Yesaya igice cya mbere, Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza ku wa 20. Harimo amagambo atubwira ngo nimuze tujye inama, ni ko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bise na shelegi, naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Imana itugirire neza. Mushiki wanjye, muvandimwe wanjye, bantu bakuru abatoya, iri jambo riratureba kuko rituruta imyaka. Reka rero wowe n'intege nke zawe, nanjye n'intege nke zanjye, nsange Kristo anduhure. Naho ibyaha byacu byaba bitukura tukutuku, Uwiteka arabihindura bise nk'ubwoya bw'intama bwera. Bavandimwe, amagambo y'Imana araryoha, ni meza cyane. Ijambo ry'Imana rihindura umuntu, kandi Kristo ashimwe we wariduhaye kandi akadukunda n'urukundo rwinshi, akatwitangira, akadupfira. Reka dusome Ibyahishuwe, ari nabyo dusorezaho. Ibyahishuwe igice cya 3. Ni itorero rya nyuma bita ryitwa Laodikiya, rifite ibyo ryabwiwe. Itorero ryitwa Laodikiya rifite ibyo ryabwiwe. Reka ndebe mere ku murongo wa 18. Nubwo duhamagarirwa n'Uwiteka kujya inama nawe, ariko dore aranatugira inama. Ku murongo wa 18, dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi. Gutunga Kristo, gutunga ijambo ry'Imana muri njyewe. Reka dusabe kugira inzara n'inyota, mugire igicaniro, tugire igicaniro mu miryango yacu, mu ngo zacu, bityo twese hamwe tuzaboneke mu banesha. Dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda, ubone uko uba umutunzi, kandi ungureho n'imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara, kandi ungureho umuti wo gusiga ku maso yawe, kugira ngo uhumuke. Abo nkunda bose ndabacyaha, nkabaha n'ibihano. Nuko rero gira umwete wihane, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusangire. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Imana itugirire neza. Kugura izahabu, imyambaro, guhumurwa amaso, tukabona umuti uhumura amaso, bityo tukabasha kumenya
bityo tukabasha kureba ibije imbere yacu byose. Ibintu byose bishashagirana ntabwo ari zahabu, ariko iyo wahumutse amaso urabimenya. Reka rero ubwo Uwiteka ahagaze ku rugi akomanga, nubwo yatubwiye ngo tumushake bigishoboka ko abonwa, tumwambaza akiri bugufi, ariko nawe ari kudushakisha. Yateye intambwe nyinshi. Twibuke yuko yatubwiye ati nzatera intambwe nyinshi mbasanga, ariko njyewe nawe icyo dusabwa ni ugutera intambwe imwe gusa. Mugenzi wanjye, haguruka njyewe nawe dusabirane, unsabire ngusabire, dushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, tumwambaze akiri bugufi. Hari igihe ibi bihe turimo bigiye kuza birimo kudusatira, umuntu wese azaba yirukanka ari gushakisha uwamubwira ijambo atanamubona, nk'uko tubibwirwa muri Amosi igice cya 8 umurongo wa 11 ko hagiye kuzabaho inzara itazaba ari iy'ibyo kurya, ahubwo ari iyo kumva ijambo ry'Imana. Reka abavandimwe dukunde ijambo ry'Imana, maze Kristo urimo ukomangira urugi rw'imitima yacu kugira ngo dukingure, dusangire nawe, adukuremo kamere, adukuremo ibyatunaniye, bityo buri muntu wese azaboneke mu banesha. Iyo niyo misabire yanjye nabasabira, nanjye muyisabire mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenga Imana. Mwami Imana yacu, urakoze cyane kuko uri rubasha, uri ntwari ku rugamba. Turakwigize kugira ngo Umwuka Wera akomeze twumvishire ijambo kandi adukundishe ijambo ryawe. Reka dusabire abarwayi barwaye indwara y'ibyaha nanjye ndimo, maze buri muntu wese uzemerera Kristo akamenya intege nkeya, nk'uko umwana w'ikirara yanjye akisubiramo akagaruka kwa se akababarirwa. Reka natwe ibyaha byacu tubikuzanire, utubabarire, utahe mu mitima yacu, bityo twese tuzaboneke mu banesha. Reka iri jambo rigere kuri buri muntu wese, kandi uzaryumva akagira umutima wo kuryemera. Mwami Imana, uzamugirire neza, uzamuha ijuru. Ngaho twese reka dusabirane tuzaboneke mu banesha, kandi buri muntu wese ukomeze kumunezeza, umunezererwe mu izina rya Yesu, amen.